ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo umuntu ukorera Imana ntabwo azaruhira ubusa. Noneho urankunda kurushaho, burya Imana yishura amadeni ikanasigaza ibiradutunga. Imana izanye icomoro kiruta igikomere umaranye iminsi. Imana ineza yayo iraranda, bivuze neza ra cyamvuze ikinyaruhengeri. Ineza y'Imana igira imizi. Umumbwire ngo iyo hataba Yesu nawe wari guseba. Niba mwisi dufite agenda, Imana dukorera nayo ifite agenda ikomera amashi. Wakorera abantu bakakwibagirwa, wabagirira neza bakabona ko wasesaguye. Iyo uteye imbere abantu bararakara, ariko abakorera Imana ntibazaruhira ubusa nubwo turwaza nk'abandi. Birashoboka cyane ko wakodesha, ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo umuntu ukorera Imana ntabwo azaruhira ubusa. Ukorera Imana uzayikenera. Nushaka kugira agatoki guca, abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Byo ndimo ndabizi, uwo nkorera ndamuzi. Ni Imana igukiza agasuzuguro abagusuzuguye muturanye. Ni Imana igukuraho karande kandi abandi zarabahitanye. Ni Imana inyuranya amaboko aho bari kuvugiriza induru ukavugiriza impundu. Twana tuti kuri banki asigariyo, nyina ati nta banki iruta Imana papa wanyu yakoreye. Ndikumva mfashijwe we. Iyi Mana dukorera, uyu mwanya ufata ukaza mu rusengero, aya maturo utanga, niba turukora ntabwo birangiriye aho. Imana iranejejwe rero no kuboneka mu iteraniro ry'abera. Niba hari ikintu kinezeza ni ukuboneka mu iteraniro ry'abera. Twagiye dutinda ahantu henshi hadakenewe, ariko Imana ishimwe ko tusigaye dutinda aho dukenewe. Imana ishimwe. Ngaho murambure Bibiliya, murambure Bibiliya, tuganire ku ijambo Imana ishize ku mutima. Turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 65, umurongo wa 23. Hanyuma turaza gusoma no mu gitabo cya mbere cya Samweli kugira ngo tubihuze. Igitabo cya kabiri cya Samweli, turasoma igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya mbere, umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Tubanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 65, umurongo wa 23. Aravuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazagira gutera. Dusubiremo twumve. Hari ijambo rivuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazabakomokaho. Amena. Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya mbere, ni paje 291, igice cya mbere umurongo wa 17. Aravuze ngo
nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo. Turekeraho cyangwa se dusubiremo kugira ngo mubyumve neza. Aravuze ngo nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo. Amen. Munyemereye twasoma n'ubundi mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cy'abami, cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami, ibice 4 umurongo wa 2. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 4 umurongo wa 2 haravuze ngo Elisa aramubaza ati none se nkugirende, mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntaco mfite imuhira kiretse agaherezo kutuvuta. 3 aramubwira ati genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose. Aramubwira ati genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire biki. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Aba bantu ko batashe, nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuganire ku ijambo rivuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Nushaka kugira agatoki guca. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dufite ibihamya bifatika. Twabonye abantu bakorera abandi bikarangira babambuye. Twabonye abantu babwira abandi ngo ufite ikibazo kuri inyuma. Wamuhamagara akakubwira ngo burya nabyemeye cagihe, ariko ubu ntabwo bigishobotse kuko ni umuntu. Ariko umuhanuzi witwa Yesaya ni umuhanuzi mukuru mu bahanuzi dufite muri Bibiliya. Arahanuye mu bice 65 23. Aravuze ngo ntibazaruhira ubusa. Gira agatoki guke. Ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Ndashimira Imana ko ineza yayo itagarukira kuri twe gusa, ahubwo n'abadukoma. Abari hano mukomera Imana amashi. Ntabwo ndaguhendahendera gufashwa. Nari mvuze ngo ndashimira Imana yacu, ineza yayo ntigarukira kuri wowe gusa, ahubwo n'abagukoma. Bivuze ngo gukorera Imana ni inyungu zacu za none n'ejo hazaza. Ni igihe uriho ariko n'igihe utakiriho, ni inyungu ku bagukomokaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Washaka yasoza. Yesaya aravuga ngo narabibonye, ntabwo ari ukubibaririza. Ibihamya birahari, abibwira b'ico gihe n'ab'iki gihe. Arababwira ngo ico namenye co, abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Ntabwo bazabyara abana bo kubona amakuba, kuko ngo ari urubyaro umva rwabahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Komera Imana amashi. Urugero rwa hafi, umugabo witwa Obadiya. Aha twasomye mu gitabo cy'abami. Nukuvuga ngo Obadiya yagize umumaro mu gihe cye. Muti ryari byari byagenze ute? Reba hano nguha inkuru. Uyu Obadiya ni igihe umwami Ahabu yarayoboye Abisiraheli,
azana ibigirwamana mu Isiraheli, azana n'umugore witwa Yezebeli. Hanyuma Abisiraheli bahura n'akaga kubera ko Yezebeli yari yazanye ibigirwamana. Abahanuzi barabahiga, basenya igicaniro cy'Uwiteka. Hanyuma abahanuzi baratatana, ariko witwa Obadiya ngo yari umugaragu ibwami. Aravuga ngo namaze kumenya ko abantu bakorera Imana batazaruhira ubusa. Aravuga ngo muri iki gihe kigoye ngewe nkwiye guhagarara mu cyuho. Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho kuko abayikorera batazaruhira. Nubwo turwaza nk'abandi, birashoboka cyane ko wakodesha, ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo umuntu ukorera Imana ntabwo azaruhira ubusa. Iyi Imana dukorera irazirikana. Imana ineza yayo iraranda. Bivuze neza ra cyamvuze ikinyaruhengeri. Ineza y'Imana igira imizi. Toizilo paisinance. Igira imizi. Obadiya aravuga ngo mu gihe cyanjye kwiye guhagarara mu cyuho. Intambara ya Ahabu n'umugore wa Yezebeli kwiye guhagarara. Imana yakagombye guhagarara. Ndikumva mfashijwe. Kwiye guhagarara aho Imana yakagombye guhagarara. Aravuga ngo Imana iri mu ijuru, ariko mu isi ifite abakozi, kandi mu bakozi bayo ndimo. Namaze kumenya ko abayikorera batazaruhira ubusa. Arangije arahaguruka ava ibwami ari umugaragu. Ndashimira Imana, ntabwo ikurebera mu kazi urimo nubwo kaba gasuzuguritse. Iha agaciro ikizagukoresha. Kandi iyi Imana icyo nyikundira, ntabwo yakubaza icyo udafite. Iba ishaka ngo ibyo ufite ari byo ukuramo kuyubahisha. Muranyumvise cyangwa mwataje? Hanyuma Obadiya kumana ava ibwami, araza ashakisha abahanuzi batatanye. Agira amahirwe ngo abona abahanuzi 50. Avuga ati Imana ishimwe, ngo abashira mu buvumo bumwe. Afata abandi, ashaka abandi, ngo abona abandi 50 nabo bashira mu bundi buvumo. Obadiya aravuga ngo ntabwo birekeya, kwiye gukomeza guhagararira Imana, nkayirwanira ishaka, ikibyimbye kikameneka. Ntabwo Imana ikeneye benshi, ahubwo ikeneye abayemera bakayirwanira ishaka, ubundi gakorana nabo. Obadiya arangije aragenda mu mushahara we. Abahanuzi bihebye bari mu buvumo, bari kuba bati ubundi si turabaho dute. Obadiya aragenda mu mushahara we, afata amafaranga, afata ibyo kurya byiwe, arateka, aja guhaha, yikorera ibiryo. Abahanuzi bihebye bagiye ko nababona ngo uwo arahingutse n'ibiryo. Abahanuzi bati burya Imana iracafite abantu. Naringize ngo nkubwire ngo ukorera Imana nk'umuntu uzayikenera. Abantu ko batanyumvise, korera Imana nk'umuntu uzayikenera. Obadiya abahanuzi bihebye bagiye ko nababona ngo warinjiye, ararimba bati ubwo umwami Yesu adukunda turi amahoro. Obadiya ati ntabwo ari none gusa, ndakomeje gukorera Imana. Ejo arongera bazanira ibyo kurya. Abahanuzi bararirimba ngo aba Yesu bishimira. Morali raza, babona umwanya wo gusenga. Ngo buce Obadiya arongera azana ibindi byo kurya.
igihe kiragera ibyiwe mu rugo n'umushahara birashira, aravuga ngo ariko kuko nzi ko ndi gukorera umugabo uzirikana. Imana ishimwe. Maze umenye neza ko uwo dukorera azirikana, nubwo mushumba atakumenya, uyu twicaye imbere arazirikana. Urashobora kuba uticara imbere ukiyicarira inyuma, ariko Imana waje kureba iraziri. Muyikomera amashyi. Obadi yaje ku baturanyi, aragenda arikopesha, akagenda ku mabotiki, abati munkope mumu umuceri. Batushaka umuceri ungana iki? Ati imifuka 20. Bataka kanya se ufite ikigo cy'imfubyi? Obadi agakoresha ikinyoma gitagatifu ati bene wacu bose bo mu cyaro bari mu rugo. Abantu batashe. Nari mvuze ngo agakoresha ikinyoma kiremewe. Ngo iki? Mbabwire mwene wacu herutse kugikoresha, uwitwa Samweli. Imana imutumye kuja kwimika Dawidi. Samweli yabwiye Imana ngo none Sahuri nabimenya ko akiri ku ngoma, namenya ko ngiye kwimika undi mwami, biragenda gute? Imana iramubwira ngo hoya weho ufata inyana. Noneho rero uwo muhura urabufashe n'ihembe n'amavuta wabihishe, uwo muhura umubwire ko ugiye gutamba. Yaragiye gutamba cyangwa yaragiye kwimika? Mu mpangahe ku 10? Babwire undi wa kabiri, mubabwire sogokuruza w'abizera witwa Aburahamu agiye gutamba Isaka. Yahagurutse azi neza ko ari Isaka agiye gutamba. Yari yavuganye n'Imana imbone nkubone. Imana iramubwira ngo fata umwana wawe ukunda witwa Isaka, uje kumuntambira ku musozi Moriya. Aburahamu ahagurukana n'abagaragu ngo bakoze urugendo rw'iminsi 3. Muje musoma Bibiliya, ni mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22. Hanyuma bakoze urugendo rw'iminsi 3. Aburahamu ngo abona aho hantu ni kure, kandi yibuka ko ari kumwe n'abagaragu. Aburahamu agira ubwenge, aravuga ati kandi Imana imamagara nta bagaragu bari bahari. Aba bagaragu nimbabwira iyo ngiye bashobora kunteranya n'Imana. Nimbabwira ko ngiye gutamba umwana wanje Isaka, baratangira kubara imyaka namaze ndi ingumba, batangire kubara ukuntu Sara yabyaye nta n'ibimenyetso. Aho guha agaciro Imana yakoze nta bimenyetso, bo baraha agaciro imyaka twamaze. Aburahamu ati have nkwereke, ubundi ntukemere kugendana n'abagaragu, kuko Imana yaguhamagaye. Ijuru tujyamo ni umuntu ku giti cye. Umuntu uzi yajya kenshi abatahazi bibwira ko yayobye. Muranyumvise? Aburahamu abwira abagaragu ati rero mube musigaye hano, nge n'umuhungu wanjye tuje gusenga. Mubisome, tuje gusenga hanyuma turagaruka. Bari bagiye gusenga cyangwa yaragiye kumutamba? Mumpaye ngahe ku 10? Ubwo si nka 11 ku 10. Mbabwira undi se, mwene wacu Dawidi ageze mu Bafilisitiya bagiye kumwica, yahindutse umusazi. Yariwe oya, yariwe yaharasi urugi, inkonda ziramanuka. Harangije Akisha ati niko konzi Dawidi yambara congo? Dawidi ko muza ari intwari,
ibi bimwira n'inkonda biturutse. Akisha ati sinabatumye abasazi, nabatumye Dawidi. Ako kanya Kisha aravuga ati munkura imbere iki gisazi. Dawidi baramwirukanye, aragiye aja mu buvumo bwitwa Adulamu. Niho yanditse Zaburi ya 23 ivuga ngo Selelayi, Uwiteka niwe mungeri wanjye, andyamisha. Arongera yandika Zaburi ivuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza. Ubwo sinkwenga 15 ku 10. Mukomere Imana amashi rero. Obadiya akagenda akaja ku yindi botike cyangwa ku rindi duka, abati mumpereze ibibiriti 120. Bati ngaho rero mbe Obadi mufite ubukwe bw'ibibiriti? Unati oya, ahubwo mfite korari yaje kunsura mu rugo. Naho arabijanira abakozi b'Imana he mu buvumo. Abakozi b'Imana bakarya bagahorana urumuri, uko bari Imana ikandika. Muri hano cyangwa mwataje? Uko bariye Imana ikandika. Korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo Imana nayo ifite agenda. Niba mwisi dufite agenda, Imana dukorera nayo ifite agenda. Ikomera amashi. Wakorera abantu bakakwibagirwa, wabagirira neza bakabona ko wasesaguye. Iyo uteye imbere abantu bararakara, ariko abakorera Imana ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bakubona amakuba. Mukomere Imana amashi. Obadiya arikopesha kugira ngo abakozi b'Imana bagubwe neza. Reka mbabwire, iyi Mana twicaye imbere ni inyamibare. Iyo uyikoreye neza irabibika. Murabyumvise? Aho rukomeye Imana ishira ya neza imbere, ineza ikakubera ikiraro. Aho abandi batashoboye kwambuka, ineza igatuma wambuka. Muranyumvise? Urugero, buriya abahanga bavuga ko Doruka ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi, ntabwo yazuwe n'amarira y'imfubyi. Muti kubera iki? Aba bapfakazi abagabo babo bapfuye bararize, amarira ntiyazura abagabo babo. Izi mfubyi ababyeyi bamaze kugenda zararize, ariko amarira ntiyazura ba nyina na base. Ariko imirimo myiza abapfakazi ngo barayizanye, bayeretse umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana avuga ngo ndabizi ko iyo twakurikiye izirikana. Muhaguruke mutere haleluya. Kundaga kubwira abantu ntibirayi nariye iwanjye ntaho byanditse. Ibirayi nariye iwanjye ntaho byanditse. Ni forume ngurira abana banjye ntaho zanditse. Imyenda nambara ntaho yanditse. Ariko umwenda nambitse umukene, Imana yagize gute? Ni forume naguriye umwana w'imfubyi, Imana yagize gute? Mirimo yabera izibukwa mbere y'Imana, izibukwa. Mirimo yabera izibukwa mbere y'Imana, izibukwa. Urya imirimo dukora irandikwa mbere y'Imana, burya tuzibukwa. Abacuranzi banza batashe, oh niba ture dukora zirandikwa. Ibintu yandikubira birandikwa, amashuri gukoma aranditse, icyubahiro utanga kirandikwa mbere y'Imana, burya tuzibukwa. Ushaka wihuta
wafashije ziranditse, abo wambitse neza baranditse, mbere y'Imana burya tuzibukwa. Amasharihe, amasharihe, amashamasha. Urekeraho ibyayi wisengereye ntaho byanditse, ariko ibyo wasengereye umushonji bigize bite? Inyama wariye iwawe ntaho zanditse, ariko inusu waguriye umushonji igize gute? Abo wagaburiye biranditse, abo wambitse neza biranditse, mbere y'Imana burya tuzibukwa. Koma amashi tugiye gusoza, koma amashi. Otishkayifo mumwikiririze, ongera uyitere bakwikiririze. Tela asefoneka. Mani mbwiye ko igukuyeho umutwaro umaranye imyaka hafi 27. Bonye marayikaza aguteruraho umutwaro. Mani irambwiye ngo umurimo wose ukora na wa wundi wita muto, Imana iwuha agaciro biteye kugutabara. Amazi waguze aranditse, itike watanze iranditse, urekeraho amasaha aragiye. Mami, umubabaro n'uwigiye gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Imana izanye icomoro kiruta igikomere umaranye iminsi. Imana igukuye mu guhumba, nawe ugiye gusarura. Obadi yakomeza kugaburira abantu b'Imana. Uko bariye umuceri Imana ikandika, barya ibirayi Imana ikandika, barya dodo Imana ikandika. Igihe kiragera Obadiya arapfa, ariko nubwo apfuye yakoreye idapfa. Ndafashijwe, ndafashijwe. Nubwo Obadiya yapfuye yakoreye Imana idapfa. Obadiya baramushingura, bashobora kuba baramujanye Nyamirambo cyangwa i Kanombe, ariko nubwo bamujana i Rusororo, iyo yakoreye ntijanwa i Rusororo. Ni Imana idakorerwa ikiriyo, ni Imana itikorerwa muri serike, ni Imana izirikana. Jewe mbwira abantu nti nzayikorera ikibyimbye kimeneke, ntabwo izigera ibura abakozi. Nzahagarara mu cuho, bavuga batavuga, nzayikorera ntizicuza kuba yarangiza uyu nguyu ndiwe. Ibyo ndimo ndabizi, uwo nkorera ndamuzi. Ni Imana igukiza agasuzuguro abagusuzuguye muturanye. Ni Imana igukuraho karande kandi abandi zarabahitanye. Ni Imana inyuranye amaboko, aho bari kuvugiriza induru ukavugiriza impundu. Muyikomera amashi yo kabyara.
Obadiya barashingura, ariko nubwo bashinguye imirimo isigaye iri kuvuga. Ndikumva mfashijwe. Nubwo bamanuye serike, ariko imirimo isigaye iri kuvuga. Obadiya barashingura, umugore wataha ari kurira, ariko Imana yaranditse. Hashize iminsi mike, umugore agiye kubona abona umwishuza araza. Araje ati mada, byago wagize narabimenye, ariko burya rero ngakagakaye. Iyi sinyura yizi ngo rati ndi kubona yari ya sheri. Ubwo rero aya madeni yose, umugore ati imiceri 800, ibibiriti 98, aya masukari. Umwishuza ati ngewe ibi bintu ni hano yabizanaga, ntumbaze ibindi madawe kwijijisha. Umugore nubwo ntari impari, ariko umugore wari umaze kubura umugabo ashobora kuba yaravuze ati ndagakubita Imana ishoka, ndagatwika Bibiliya y'Imana, n'amafaranga yo gushingura n'abitorero bayateranije. Umwishuza ati ibyo ntabwo bindeba, uranyishura cyangwa nturanyishura. Umugore ati wangirira imbabazi, kuzi ko umugabo aryamye mwirimbi ko byarangiye. Umwishuza ati okay, nzi ko afite abana 2. Abahanga bavuga ko Obadiya yagiraga abana 2. Umwishuza aramubwira ngo ngiye gutwara aba bana baje kuba imbata. Imbata ni ugukora utazi igihe uzarangiriza, kandi nta n'igihembo bashizeho. Umugore atuvuze ngo iki? Umwishuza ati Kinyarwanda nkoreshe ntabwo ucumvishe, mbivuge mu Gifaransa. Umwishuza ati mbivuge no mu Cyongereza. Umugore ati mbabarira uvuge mu Kinyarwanda. Umwishuza ati mvuze ko abana ndabatwara bakaja kuba imbata. Umugore ati kwa jina na Yesu kati ndamenagura ndaritura ndubika ndashwanyaguza. Umwishuza turi gushwanyaguza nde? Umugore atumva bawitonze, ndahambiriza ndakenyuruza. Umwishuza ati mwatwana mwe imbere, twana tutima tugende. Nyina ati no, mufite ingingo ibarengera. Twana tuti kuri banki sigariyo. Nyina ati nta banki iruta Imana papa wanyu yakoreye. Ndikumva mfashijwe we. Iyi Mana dukorera, uyu mwanya ufata ukaza mu rusengero, aya maturo utanga, niba turukora ntabwo birangiriye aho, Imana irandika. Mukora ati yemwe ba mufite ingingo ibarengera. Umwishuza ati subwa ingingo mu nzu se hari amafaranga arimo? Umugore ati nta mafaranga arimo, ariko papa waba bana yakoreye Imana. Umwishuza ati none ko Imana iri mu ijuru. Umugore ati genza gake, mwisi iracafite abakozi, ntabwo uzigera ubonera Imana mu bumana bwayo yamanutse ngo ije iwawe mu rugo. Ifite abakozi inyuriramo. Ubu nyira Pasika ndakanwa cy'Imana. Ni nayo mpamvu abirirwa bavuga abantu b'Imana nabi bazabona ishano. Imana ikorera mu bantu yaremye. Ntabwo Imana izaza hano n'ibishura ngo ibabwirize. Ifite abakozi. Muraho, muri hano umuntu wese w'Imana ujya umwubaha. Imana ikorera mu bantu. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo Yesu azabwira abari iburyo, ababwire ngo nari ndwaye muransura. Yesu si yari yaje kurwarira i Kanombe? Wa wundi uryamye i Kanombe ni ishusho ya Yesu. Wa wundi uryamye CHK ni ishusho ya Yesu. Narindi mu nzu y'imbohe mugira mute? Ubu si Yesu yaje mageragere
kuhagira ute? Ari we wemeye kwishiraho indushi zose. Muraho kumurakaye ndabagira nte? Noneho rero umugore wa Obadi yabwira umwishuza ngo genza gake, kwisi Imana ifite abakozi. Umugore ati hubwo buntegereje gato ndaje. Umwishuza ati ubwo rero abarokore muhamuna afite abarabarwanaho ndategereje kandi ntunkereze. Umugore ahita yambara udukweto twitwa kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Akubitamwe igitambara kivuga ngo abazi Imana yabo. Uzi igitenge yambaye kiravuga ngo haracari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwe. Haracari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa. Nubwo bakihanagurizaho, abavuye guhinga bakakiruhukiraho, abana bakagiteraho baro, uwagiteye ngo arongera agategeka ibihe, imvura ikagwa iyo cumvishe. Haleluya! Ngo noneho iyo cumvishe imvura kigira amababi. Haleluya! Ko rero uwo muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo upfa kuba utararanduwe gusa. Kibazo ni ukurandurwa naho kuba waratemwe. Amagambo yose bakuvuga imvura nigwa. Haleluya! Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Amana wadutabaraga mu minsi yake, none uzaturenge tugeze kugu. Nanone amasharihe tugeze kuguka. Yesu we, ariko Mana, uyu mugore agenda ari kurimba ngo hahirwa abantu bafite mu mutima inzira z'igisiyoni. Haragenda asanga umukozi w'Imana witwa Elisa, haramubwira ngo mukozi w'Imana we, tuzi ko umugabo wanjye yapfuye. Elisa ati mbizi cyane. Mugore atumva rero burya yari mu ideni, none umwishuza araje arashaka gutwara abana banjye ngo abagire imbata. Elisa ngo ngwiki abagire iki? Mugore ati ni imbata. Elisa ati abana b'umugabo wakoreye Imana ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Amen. Korera Imana neza, ni inyungu zawe n'abazagukomokaho. Birinda baguhata ngo kagira Imana we, ngo kabyara we, ngo urumva ni wowe bifitiye inyungu. Uri guhinga mu kwawe, ni wowe uzasarura. Elisa aramubwira ati niko mada, none ufite iki mu rugo? Umugore ati nukuri kw'Imana cokora mfite utuvuta. Elisa tutwo ntaco dutwaye, turafata imirimo umugabo yakoze tugereke ku mavuta. Imirimo iremeye kuruta amavuta. Umugore ati kari duke. Elisa ati genda utire ibintu mu baturanyi bawe, uramenye ntutire biki, nurangiza usuke mwayo mavuta.
niryo gusa yamubwiye. Muje musoma Bibiliya. Umugore yahise agenda ari kuririmba ati rimuri twebwe ikibi tubwira n'imirimo yose igenda ikora. Yarahogoje. Nutumbira Yesu uzaba nkawe bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu. Uyu mugore araza ngo agere mu rugo, arageja ku baturanyi ati munize ya ndobo. Hajya namwe muravuga ngo ni ndobo cyangwa ni imbegeti. Kamvuga ibinyaruhengeri nta kibazo. Munize ya mbegeti. Mbegeti baba barayimuhaye. Mudamu nyir'urugo ati avuze iki? Abandi batavuza indobo. Mudamu ati nubundi se ko nta byo gushiramo afite, mumurebere rwa rugunguru runini, urumurebere kuko nta byo kujya afite arashiramo. Bakaba bamuhaye urugunguru. Mumbwire ngo ikibazo ufite gituranye n'igisubizo ushaka. Hanyuma akagenda kundi muturanye ati niko nshaka yasiniye nini. Undi atumva rero ibyo bisiniye mubikureho, ahubwo mumushakira ibijerekani. Ibijerekani murabizi nubundi ko nta bushera yabona bwakuzura bya bijerekani n'ibitango binini. Ngo baramutiza baramurundira bazi ngo agiye gukorwa n'isoni. Reka nkubwire, iyi Mana ico nyikundira ntabwo ije kure yaho wasebeye. Uyu mugore ibikoresha arabizana. Uyu mugore ndamukunda, yari umunyabwenge cyane. Abagore bagenzi banjye, uyu mugore nitugera mu ijuru tuzamuha imikono. Uyu mugore ngo yinjirana mu nzu n'abana be, nta muturanyi. Arangije afata ya mavuta bati Mana umugabo wa ibuka ko yasanze abahanuzi mu buvumo. Imana ngo ikibukiyo neza. Yaratwimanye uwo Yesu murekeraho murananiwe. Imana ikibuka neza ngo amavuta kuzura. Umugore akagenda agasuka mu kindi ati Ma ibuka ko umushahara we wakagombye kurihira aba bana yawuhaye abahanuzi, ikindi kikaba kiruzuye. Umugore akagera ku kindi ati ibuka rya joro yikoreye isafuriya ari umugabo, ikindi kikaba kiruzuye. Umugore akajya ku kindi ati ibuka ko yabakoreye atitaye aho bavuka, ahubwo ashaka kukurwanira ishaka. Ibintu byose ngo biruzura. Mujye musoma Bibiliya. Ibintu byose ngo bimaze kuzura. Reba hano ngo bimaze kuzura. Uyu mugore yari umuhanga, abwira abana tumva mwabana nta kindi gisigaye. Abana bati ntacu. Mugore ati aha murabona ko aya mavuta abonetse twari dusebye. Koreho muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo iyo hataba Yesu nawe wari guseba. Burya ukuryama uzingura pfa waje kubona ukabona urakangutse, nta zindi mbaraga ni Yesu. Haleluya, haleluya. Nawe uba waraguye muri karitsiye y'iwanyu cyagiye, urwatwaye babandi mwari muturanye, nawe rwari kugutwara. Uyu mugore abwira abana ati ntimubonye ko mwari mugiye kubimbata? Abana bati mama turabibonye. Umugore ati musigare mucunga ya mavuta, nanjye nje kubaza umukozi w'Imana uko mbigenza. Kora uwo muri kumwe mu kiganza nkubwire, mubwire ngo ntugasesagure neza y'Imana. Iyo myambaro wambaye hari abayibuze, ayo maguru ufite
hari abatayafite bifuza kuyagira. Mu buzima hari byiza tubona murekeraho. De uyu mugore abwira abana ati mwari mugiye kuba imbata mubiha agaciro, nawe uretse ineza y'Imana nawe washobora gufunguza. Nawe bavuga ngo mwansayidira ko rero muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo ni ukubera Imana nawe byari kuba. Hanyuma uyu mugore aragenda asanga Elisa, aramubwira ngo mukozi w'Imana, amavuta yaje, ibintu byamaze kuzura, size abana bayarinze. Elisa aramubwira umva icyiza cyo kuja kugisha inama abaje gusenga. Haleluya, Imana igiye gukora igitangaza. Haleluya. Elisa aramubwira ngo mada, genda ugurishe wishyura umwenda asigaye. Ngiye kuvuga kuri aka kajambo ngo asigaye, noneho urankunda kurushaho. Burya Imana yishura amadeni ikanasigaza ibiradutunga. Ntabwo yakwishurira amadeni gusa ngo ureke kugutunga. Genda ugurishe asigaye agutunge wowe n'abana bawe. Uyu mugore araza, amavuta aragurisha. Abana bati ma, ibi byavuye kuki? Nyina ati nuko papa wanyu yakoreye Imana. Abana bati Imana utayiririmbira yaba atanyurwa. Baratangira bati uzi kurinda Mana, urazirikana, gira neza Mana we, ko mudakoma amashi mwebwe ntimwabonye ineza y'Imana, muyiha amashi tugiye guseba, yaraturengeye irahagarara ngo ntacyo itakoze. Murekeraho. Reka dusoze. Abana b'uyu mugore barokorwa n'ineza ise yagize akiriho. Ni byiza gukorera Imana mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga warakoreye Imana. Muri hano cyangwa mwatashe, ubundi Imana ifite abantu batatu hano ku isi. Umuntu wa mbere ni umukirisitu. Umukirisitu, umwana mu rugo. Umwana ijambo riravuga ngo kuko batewe mu rugo rw'Imana bazashishira mu bikari. Umwana mu rugo arira muri saro akaja no mu cyumba. Murabyumvise? Umwana mu rugo arisanzura. Umwana mu rugo aba yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere. Babwira uwa kabiri Imana ifite. Imana ifite impunzi. Iki burya rero impunzi irya ku kiro, bayipimira amagarama. Nta mpunzi yikoreramo. Nta mpunzi igira ite. Aba bantu uko barakaye. Imana igira impunzi. Wumva bavuze ngo bamubwira bati imbere hari ibyago, ati mundangire harya hepfo k'imirongo basenga kwa kangahe, basenga sangahe. Akaza kubera ibyago. Imana ifite impunzi, ariko nazo izigaburira ku kiro. Ku nusu nta mpunzi irya kamwene gihugu. Aba baranyumvise cyangwa mwataje? Babwira undi muntu wa gatatu, Imana igira n'abavumba. Abavumba
umuvumbyi mbabwira uwo ari we ni wa wundi wamaze kumenya imbaraga z'Imana, akamenya uburyo ko Imana itabara, akamenya ukuntu Imana igira neza, ariko yaheze mu rungabangabo, yanze kubatizwa mu mazi menshi, ahora yitwa umushitsi, umuvumbyi, ntabwo ashaka kuba umwana mu rugo. Umuvumbyi afite ahatarenga, afite ahagarukira. Nta muvumbyi waje mu cumba gutese, bamuhera hanze. Munebera ko hari abana baraho mubahereza ibivuzo, ariko umwana mu rugo anywa fanta. Kuzaniye ijambo rivuze ngo reka kuba umuvumbyi, reka kuba impunzi, ahubwo akorera Imana, uba umwana wayo. Abakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niba Dawidi yarageze ku ngoma akibukwa wamugiriye neza, Imana niyo itazazirikana abayigiriye neza. Haguruka dusenge. Haguruka. Ndakubujije wiba umuvumbyi, ndakubujije wiba impunzi, ahubwo umwana mu rugo. Uyu mwana mu rugo w'umukristo yararirimbye ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe. Aravuga ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, aravuga ngo kinyibagiza ibyago byose, kumva nduhuwe n'umwami Yesu. Impunzi ihora yikanga, impunzi ntibayizera. Kwifurije kuba umwana w'Imana. Turi ku ijambo rivuze ngo abakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Tugiye kubwira Imana ngo tumenye neza ko kugukorera ari inyungu zacu dushoboze. Wibiharira abantuza, ni wowe bifitiye inyungu. Zamura ikiganza ufashe gusenga. Muri iri teraniro habaye harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Habaye harimo umuntu utarabatizwa mu mazi menshi, ukigaragara nk'umuvumbyi. Habaye harimo umuntu ukigaragara nk'impunzi, usenga ari uko amakubaje, uhunga ari uko ari kubona ibyago byaje. Iyamara ba Daniyeli basenze mbere y'ibibazo. Daniyeli yasenze atarajya mu rwobo. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo Daniyeli yasenze 7 ku munsi, akingura amadirisha ya Yerusalemu, areba Yerusalemu. Basaduraka na ba Meshake na ba Bedenego ntabwo basenze bari mu itanura, basenze mbere y'itanura. Habaye harimo umuntu ukigaragara nk'impunzi, wiyumvishemo ko yari impunzi, azamura ikiganza amufashe gusenga. Habaye habonetsemo umuntu wari ukigaragara nk'umuvumbyi, uzi gukora kw'Imana, ariko waheze mu rungabanga, wanze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abatizwe mu mazi menshi. Azamura ikiganza amufashe gusenga. Zamura ikiganza, zamura ikiganza, zamura ikiganza, zamura ikiganza. Toy divine iyizire hano, wino hano. Mwijuru impundu ziravuga iyo umunyabyaha umwe yihanye. Ntabwo Imana izatubaza umubare, ahubwo izatubaza icyo twamaze turi mu isi. Mukomere Imana yacu amashyi. Impunzi irya ku kiro. Burya niyo mpamvu ugera mu kazi abazimu b'iwanyu bakakagukuraho, nuko ukiri impunzi. Topeshka fepon
numvise ko abakorera Imana nibo batazaruhira ubusa, abatayikorera nibo bazaruhira ubusa, naho abayikorera ntibazaruhira ubusa. Ndikumva mfashijwe, mu ijuru impundu ziravuze, aba ni umunyago tuzirata imbere y'Imana.